Subcommittee on Africa will come to order. The purpose of this hearing is to explore the developments following the historic signing of the Washington Accords between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. I now recognize myself for an opening statement. My engagement in supporting peace between Rwanda and DRC spans more than 3 decades, from a focus on the immediate aftermath of the 1994 Rwandan genocide. We even had hearings here with people because, unfortunately, the international community utterly failed, especially Kofi Annan, who was the head of security. He got the General Dallaire memo about what was about mu kiganiro rero cyahuje abadepite bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afrika kuwa 22 Mutarama 2026, Depite Sarah Jacobs yatangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gukorana na FDLR binyuranyije rero n'amategeko ndetse n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC. Komisiyo nto ishinzwe Afrika yateranye ku mugaragaro. Intego y'iyi nama no gusuzuma no gusesengura intambwe zimaze guterwa ni nyuma yo gusinywa kw'amasezerano ya Washington Accords hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Noneho ndifuza gutanga umwanya mu gutanga ijambo ryo gutangiza iyi nama. Uruhare rwanjye mu gushyigikira amahoro hagati ya Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rumaze imyaka irenga 30, rwatangiye cyane ni nyuma y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Twigeze no gutegura inama nk'izi ngizi hano, aho abantu baje gutanga ubuhamya kubera ko kubw'amahirwe mabi umuryango mpuzamahanga wananiwe mu buryo bukomeye, by'umwihariko Kofi Annan wari uyoboye ibijyanye n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Icyo gihe ntabwo yigeze agira icyo akora ubwo yari yaragejejweho inyandiko ya Generali Romeo Dallaire. Uyu rero numwe mu bari bahagarariye cyangwa se numwe mu bakomeje kugenda bakurikirana ibyari bigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe, ariko nanone nta cyakozwe mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abaje gutanga ubuhamya ku mugaragaro kuko nyine byifuzwaga, ariko nanone bakananirwa. Kubw'iyo mpamvu iki kibazo kimaze igihe kirekire kandi kirahangayikishije, kandi cyagiye gishyikirizwa impande zitandukanye za politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone hakabura ishyaka cyangwa se nidushyire imbaraga mu kumva icyo kibazo cy'amahano yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari nayo akomeje gukongeza icyo twafata nk'intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu rero nshimira cyane rwose ko uyu munsi noneho dufite iyi nama kandi tukaba tugiye gufata umwanya uhagije ni mu gukomeza kuyivugaho. Ubu rero turi mu rugendo rwo gukurikirana uko amasezerano ya Washington azashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye, ni mu nyungu z'amahoro n'iterambere. Ayo masezerano y'amahoro yateguwe kandi ahuza impande zombi mu buryo buhanitse kandi bwitondewe, aragaragaza intangiriro n'igihe gishya mu karere k'ibiyaga bigari, kandi agashingira ku mbaraga n'ubushobozi cyangwa se peace through strength azakoreshwa mu guhagarika intambara zimaze igihe kirekire. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu noneho impande zombi zahagurutse mu gukemura icyo kibazo, kandi n'intambara zimaze igihe kirekire zuzuyemo ukumeneka kw'amaraso menshi, kandi tukaba twavuga ko ari intambara zihenze kuko zatwaye ubuzima udasize n'ubukungu. Kuzana impande zombi rero ku meza amwe y'ibiganiro byari amateka adasanzwe ubwabyo. Ni ubwa mbere mu mateka ya vuba ahangaha aho hatewe intambwe nk'iyi ngiyi igaterwa ku kigero nk'iki ngiki mu guhagarika iyi ntambara. Amasezerano yemeranyijweho kandi aramutse yashyizwe mu bikorwa mu bwitange ndetse no mu kuri azazana inyungu zikomeye cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku Rwanda ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gukurikiza ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo impande zombi ziyemeje mu ishyirwa mu bikorwa cyangwa se mu gukomeza gushyigikira amasezerano yasinywe hano imbere y'abayobozi batandukanye, ni mu bijyanye n'igikorwa cyabereye hano mu Kuboza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bizaba rero ari ikimenyetso gikomeye, ariko nanone atari ku nyungu za Amerika gusa. Twavuga
avuga ko ari inyungu ku bihugu byose, ariko nanone ikiruta byose ni ngombwa cyane ku bantu babarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari bakomeje kubabazwa n'izi ntambara, kubabazwa n'ibihe bidasanzwe bijyana n'aya makimbirane, ni ko hazaza kandi h'abana b'abanyekongo n'abanyarwanda, ndetse no kwibuka abantu bagera kuri miliyoni 6 bamaze kugwa muri izi ntambara zimaze imyaka myinshi. Umubare w'abapfuye uraremereye cyane kandi ntabwo ukwiriye gukomeza kwiyongera habe na gato. Ni mu myaka myinshi cyane ishize maze kuyobora inama 11 zose zagarukaga by'umwihariko ku kibazo cya politiki n'urugomo bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibyagiye bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ngombwa ko tubigarukaho noneho muri iyi nama. Birababaje kuvuga buri nama yabaye ko yagiye ahanini igaragaza ko umuryango mpuzamahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo ko bagiye bitwara mu buryo budakomeye cyangwa se bakitwara nabi, rimwe na rimwe bigasa naho batitaye cyane rwose ku bijyanye n'urugomo ndetse n'ibyago ndetse n'imibabaro y'abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ariko ibintu birahinduka, kuko noneho ku buyobozi bwa Perezida Donald Trump n'abagize guverinoma ye igisubizo kirakomeye kandi kizakomeza gukomera, kandi ndemera neza ko kizakomeza kuba ikibazo kirambye kandi kigomba gukemurwa mu buryo bukomeye. Ndizera ko isinywa rya Washington Accords mu ruhame abantu babireba ntabwo ari ikintu tugomba gufata nk'ikintu cyoroshye, ni ikintu kigomba gukemura ibibazo mu buryo bwa burundu. Ahantu hatari kure cyane ahangaha kandi navuga ko ngewe ubwanjye nakunze kugaragara ndi kumwe na Perezida wa Komisiyo Brian Mast n'abandi bagiye bahabwa inshingano zo gukomeza gukurikiranira hafi aya masezerano ndetse no kugaragaza uburemere bukomeye cyane bw'aya masezerano. Byerekanye ko abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bafashe ibyo byemezo kandi bakaba barabihaye agaciro kanini. Iyi nama y'uyu munsi rero nayo ni ubutumwa bugaragaza ko iyi komisiyo yose yakabaye ishyira imbere ibijyanye no gukomeza gushyigikira aya masezerano, ndetse n'inteko ishinga amategeko yose, haba mu nteko ishinga amategeko y'abadepite n'iy'abasenateri, bagomba gufata izi ngingo mu buryo bukomeye cyane kandi bakumva ko bagomba gushyigikira aya masezerano. Twe rero twiyemeje kandi turashaka ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye kandi buhesheje agaciro impande zose, ndetse bukaba uburyo bugomba gutanga inyungu ku mpande zose, atari kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo no ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi rero niyo mpuruza igenewe impande zombi. Icyambere ni mwongere mushyire mu bikorwa aya masezerano mu buryo bwuzuye kandi bw'ukuri. Ni mu kwezi k'Ukuboza k'umwaka ushize navuze ko nishimiye cyane rwose gukorana ndetse no gukurikirana uko inzira y'amahoro igenda itera imbere, kandi nkareba ko abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bubahiriza ibyo biyemeje mu masezerano. Niyo mpamvu twateguye iyi nama y'uyu munsi, kuko hakiri abantu batandukanye ndetse n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ibangamira abashaka kubungabunga amahoro cyangwa se ikomeje guhungabanya ibyagezweho hagamijwe gutesha agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu ubwabyo byashyize umukono kuri aya masezerano. Iyo rero umaze gusinya ukavuga uti nahaye agaciro kanjye ibyo nashyizeho umukono cyangwa se aya masezerano, uba ugomba kuyashyira mu bikorwa. Koko inyungu z'aya masezerano ya Washington nk'uko nabivuze mbere ntabwo zisanzwe, ni inyungu zigomba kujyana n'ibihugu byose byashyize umukono kuri aya masezerano tutarebye kuri kimwe, kandi bigomba gukorwa neza ku buryo buri ruhande rugomba kunguka. Ibyo biragaragarira mu buryo bugaragara kandi mu rwego rw'ubufatanye mu by'ubukungu mu karere, aho urwo rwego rusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gutanga gahunda isobanutse y'igihe kirekire y'ubufatanye mu by'ubukungu. Iyo gahunda igomba kuba ikubiyemo inzego zitangwa mu gukomeza gufatanya ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati y'ibihugu byombi, ibikorwa remezo hagati y'ibihugu byombi kubyubaka, gufatanya mu by'ingufu, ubukerarugendo ndetse n'izindi nzego
zigamije gushimangira amahoro binyuze mu iterambere rusange ndetse no gukurura abashoramari. Byongeye kandi aya masezerano y'ubufatanye bw'ingenzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri gihugu cyo muri Afurika, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukwacyo nk'igihugu ndetse n'u Rwanda ukwacyo nk'igihugu, bose basinyanye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagamije gukomeza gufatanya mu by'ubukungu bwubakiye kuri iyo gahunda y'ubukungu nyine bwo mu karere, ariko nanone bigahinduka urwego rwagutse rw'ubufatanye bw'impande eshatu cyangwa se tripartite. Ibi rero bikaba bihagije mu gusobanukirwa neza ko bizajyana n'ivugurura ry'ubukungu, imiyoborere myiza y'amabuye y'agaciro y'ingenzi ndetse n'imikoranire mu by'umutekano. Ni mu nyungu z'igihugu z'igihe kirekire za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no gukomeza gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibikubiyemo ndetse no gukemura ibibazo by'imirimo ikoreshwa abana, imirimo bakoreshwa ku gahato, ni mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuze mu mucyo cyangwa se binyuze mu buryo bwo gukomeza kubakoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo byose turashaka kubitandukanya. Abana ntibongere gukoreshwa mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro, kandi ikijyanye no gucukura amabuye y'agaciro bigakorwa mu buryo bwuzuye igenzura rikwiriye, gukurikirana inkomoko cyangwa se traceability ndetse no kubahiriza amahame mpuzamahanga azwi kugira ngo ubucukuzi n'itangwa ry'amabuye y'agaciro bibe bifite ishingiro kandi bijyane n'inshingano za buri gihugu. Ikindi cy'ingenzi cyane ni uko aya masezerano ya Washington abigaragaza cyangwa se nk'uko bigaragara muri aya masezerano cyangwa se nk'uko abikubiyemo, ni gahunda y'ibyiciro cyangwa se four phase concept of operations cyangwa se CONOPS. Impande zombi zemeranyijweho. Iyi gahunda ni ingenzi cyane rwose ku cyemezo cy'u Rwanda mu gukomeza gukura ingabo zarwo ku mipaka, ariko nanone bikabanzirizwa n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibanza gusenya mu buryo bwa burundu uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ni mu nama y'iyi komisiyo yo kuwa 5 Gicurasi. Tugomba kwibukiranya ko hari aho bagize bati guverinoma y'u Rwanda iyobowe na RPF yakoresheje ibyo twafata nk'urukozasoni cyangwa se yakomeje kugaragaza umuryango mpuzamahanga nk'ikibazo gikomeye cyane mu kwirinda ndetse no kwanga gukurikiza ibikorwa byo gusenya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mutwe wa FDLR, kandi gucumbikira abagize uruhare muri jenoside byakomeje guteza ibibazo bikomeye cyane muri icyo gihugu. Ibi ni byavugiwe mu nama ya komisiyo yateranye kuwa 5 Gicurasi mu mwaka w'1998. Bivuze ko iki kibazo cya FDLR ni ikibazo twakiriye kuva kera, ariko kandi twakomeje kukirengagiza. Ni nyuma y'imyaka myinshi cyane imizi y'aya makimbirane iracyakomeje kugaruka. Kuba FDLR igihari ikaba ifite ingengabitekerezo ya jenoside ni impamvu y'ingenzi cyane rwose ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi tugomba kubyumva nk'abadepite kandi tukabishyigikira. Ibi rero rwose byakomeje kugaragazwa n'igihugu cy'u Rwanda, birahangayikishije kandi birumvikana ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba hari abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ni ibintu tugomba gufata ko bihangayikishije cyane igihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu munsi dufite impamvu zo kwemera ko abantu bazwi nk'abarwanyi ba FDLR ko bahari, kandi tugomba kubishimangira nk'abagize inteko nshingamategeko. Aba rero nibo bakomeje ahanini kugenzurwa na M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu niteze kumva noneho ibisobanuro byimbitse ku ngamba zirimo gufatwa na M23 n'u Rwanda ni mu gusubiza mu buzima busanzwe cyangwa se demobilization abo barwanyi ba FDLR. Ntibihagije kuvuga ko M23 ari umutwe wigenga cyangwa se wenda utarebwa n'amasezerano ya Washington, mu gihe hari ibimenyetso bigaragaza imikoranire ihamye hagati ya Kigali n'uwo mutwe. N'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo rwose kuri ubu ngubu zakajije ubufatanye n'abajenosideri bo muri FDLR, cyane cyane kuba nta politiki isobanutse ihari yo kwimura cyangwa se kubambura intwaro cyangwa se kubasenya by'igihe kirekire byakozwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwiyemeza cyangwa se mu gukomeza kugaragaza ko bashaka gushyira mu bikorwa ibijyanye no kwitandukanya n'abo barwanyi. Ni mu mwaka w'2008 nigeze gusura umujyi wa Goma. Icyo gihe ku bw'amahirwe mabi ingabo zishinzwe kugarura amahoro cyangwa se peacekeepers zagize imyitwarire mibi cyane irimo gufata ku ngufu abana bato cyane. Icyo ni igikorwa rwose cyari kiyobowe na ambasaderi William Rasi
Swing. Nateguye inama enye z'inteko icyo gihe kuri icyo kibazo. Twategereje ko twabona rwose wenda igisubizo, ariko twarahebye. Twatekereje ko wenda twari twarageze ku masezerano, harimo politiki y'abasirikare bambara ingofero z'ubururu cyangwa se blue helmets, cyangwa se wenda bazwi nka MONUSCO, ivuga ko nta kwihanganira habe na gato cyangwa se zero tolerance kuri bene iyo myitwarire. Ariko birababaje cyane kuba ingabo twohereje, ngewe naragiye igoma nkasanga zirakora amahano nk'ayo ngayo yo gufata abagore n'abana ku ngufu. Ariko nanone ibi ngibi birajyana n'ishyirwa mu bikorwa ryabaye buhoro buhoro, kandi cyane cyane rwose mu buryo buteye impungenge ni mu bijyanye no gucyaha izi ngabo. Iyo abasirikare bo kugarura amahoro badashoboye kurinda abasivile, mu by'ukuri muba mwumva ko abo basivile bazasigara barinzwe nande. Ibi rero byagaragajwe cyane rwose ko ari ikibazo gikomeye. Nanjye byarambabaje ku kigero cyo hejuru, kimwe n'abandi benshi cyane bo mu myaka itandukanye twagiye duterana muri izo nteko kuva mu mwaka wa 2008 ubwo twamenyaga ayo mahano yakorwaga n'izo ngabo twohereje kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Ndashaka kandi no kugaruka ku bihano by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'uruhare rw'Ubushinwa. Abayobozi b'iki gihugu bagiye bagaragaza umwihariko kuri ibi bibazo. Urugero ni nka Senateri Marco Rubio wavuze mu buryo bweruye ku bijyanye na Hong Kong ndetse n'amasosiyete yo ku mugabane wa Aziya, cyane cyane Ubushinwa akekwaho gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro itandukanye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihano byashyizweho n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump birimo n'ibyafatiwe ikigo cya Congo Dongyang Mining Corporation gishinjwa kuba umuhuza wo gucukura amabuye y'agaciro mu bice by'intambara, akanyuzwa mu miyoboro y'igihugu cy'u Rwanda akagezwa mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu mwaka wa 2023 ngewe ubwanjye nayoboye indi nama mvuga nti kuva kuri koruta kugera ku modoka icyo twafata wenda nk'umuzenguruko w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'icuruzwa rishingiye ku ihohoterwa. Twumvise ubuhamya bw'abantu benshi cyane bavugaga ko abana bapfa bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abandi bagakoreshwa ku gahato. Mfite rwose umushinga w'itegeko rigamije guhagarika ibyo bikorwa rishingiye ku gukumira uruhare rwa guverinoma y'Ubushinwa. Icyo itegeko navuga ko wenda ribivugaho ndetse n'icyo twanzuye muri komisiyo y'inama twateraniyemo, ariko nanone n'icyo twavuze kuri komisiyo y'imisoro y'ubucukuzi cyangwa se Ways and Means of Committee. Ariko nanone ntabwo twigeze tugaruka mu buryo bufatika ku bijyanye no guhagarika ibyo bikorwa bijyana no gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi bigashyigikirwa n'igihugu cy'Ubushinwa. Twizeye ko noneho ibirimo kuba uyu munsi ko bizambura icyo cyuho cy'iryo tegeko, kuko ayo masezerano arayuzuye kandi noneho akaba akubiyemo byinshi. Ndashaka kugaruka kandi ku bijyanye no guca burundu kwishingikiriza ku mabuye atuma intambara zikomeza. Tugomba guca burundu ibijyanye no kwishingikiriza ku mabuye y'agaciro atuma icyo nafata nk'ishyaka ry'abakomuniste ry'Ubushinwa cyangwa se CCP ribona inkunga nk'uko nabivuze mu mwaka wa 2023, kandi bigakomeza guha imbaraga politiki yaryo. Amasezerano ya Washington ararenze cyane iki kibazo cy'amabuye y'agaciro cyangwa se ari hejuru yacyo. Ni igikorwa gisoza urugendo, ariko nanone kigakomeza kugaragaza ko kigamije guhagarika imibabaro yatewe n'intambara. Nk'ubwo ngubwo mu Kuboza 2012 nigeze kubaza ni ese ibibazo by'amoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu wenda bikikije aho ngaho byashobora gukemuka mu buryo bwa burundu bigatanga amahoro arambye. Nashakaga kwibutsa ko muri ibyo bihe cyane cyane wenda cyangwa se muri ibyo bihe ahanini byakomeje kugaragaramo imidugararo cyangwa se wenda intambara za hato na hato, kandi bikaba byari bikomeje kugenda bigaruka bikajyana na jenoside yaberaga muri Darfur. Abantu benshi cyane baravuze bati kuki nta wita wenda ku bijyanye n'ibikomeje kubera ku kibuga cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ikibazo cy'amoko cyahawe intebe. Icyo gihe kuki bitavuzweho? Twakiriye ubuhamya bw'uwitwa Mati Afriki ndetse n'abandi benshi cyane barimo Tony Hall wahoze ari nka staff
present today azatanga wenda ubuhamya mu nama iza gukurikiraho. Abantu benshi cyane baravuze bati bite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bite se ku gihugu cy'u Rwanda, kuki tudashaka kuvuga ku bibazo by'amoko bikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndatekereza ko amasezerano ya Washington yasubiza icyo kibazo mu buryo bukomeye kandi bunoze. Kandi nanone Sara, ndagushimira rwose kuba uri hano. Ndaza kukumenyekanisha ku mugaragaro mu kanya gato cyane kari imbere, ariko ubu ngubu ndifuza noneho gutanga ijambo kuri Sarah Jacobs. Uyu ni umunyacyubahiro uri ku mwanya wa kabiri muri iyi komisiyo. Uyu rero Sarah niwe ugiye kudusobanurira mu buryo bwimbitse ibijyanye n'ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Ahangaha ngewe nashakaga kubanza gusobanura uko ibintu bihagaze, cyangwa se mbanza kugaruka ku bintu bijyana n'ingingo z'ingenzi tuzaganiraho muri iyi nama. Noneho natanga ijambo kuri Sarah Jacobs agatangira nawe atugezaho cyangwa se akadusobanurira uko ibintu byifashe. Thank you, Mr. Chairman, for holding this very timely hearing. And Deputy Assistant Secretary Troutman, thank you for testifying before our committee today. The Democratic Republic of the Congo is facing an unprecedented humanitarian crisis, with 7.3 million internally displaced persons and over 7,000 killed in 2025 alone. Murakoze bwana perezida w'iyi komisiyo kuba mwateguye iyi nama mu gihe gikwiriye. Ndashimira kandi Truman kuba mwemeye gutanga umwanya imbere y'iyi komisiyo kugira ngo natwe tuvuge. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo guhura n'ikibazo cy'ubutabazi kitigeze kibaho na mbere. Kuri ubu ngubu abantu barenga miliyoni 7.3 bavanywe mu byabo imbere mu gihugu cyangwa se internally displaced, naho abarenga ibihumbi 7 bamaze kwicwa mu mwaka wa 2025 wonyine. Abantu barenga miliyoni 26 bari mu nzira ikomeye cyane ijyana n'inzara ikabije ishobora no guhungabanya ubuzima bwabo. Iki rero ni kimwe mu bibazo by'ubutabazi bikomeye kandi bimaze igihe kirekire ku isi. Nubwo umwuka mubi mushya hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda watangiye mu mwaka wa 2022, intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze nibura imyaka 30. Abasivile nibo bagizweho ingaruka zikomeye cyane kurusha abandi. Bamwe bagiye bafatwa ku ngufu hagati y'impande zihanganye, abandi bagahinduka intego y'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se no gutsinda intambara. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirakorwa mu bihe by'intambara kandi rikomeje kwiyongera ku kigero gikabije mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyaha nk'ibi ngibi byarushijeho kwiyongera uyu mwaka, ni mu gihe icyo navuga nk'abahanganye barimo 23 n'indi mitwe yitwaje intwaro barushijeho kugenda barwana, ariko nanone ibi byose barabikora kandi nta ubahana cyangwa se ntabwo bagezwa imbere y'ubutabera. Niyo mpamvu nshimira cyane rwose Perezida Donald Trump ku bwitange bwe bwo kubyitaho ndetse no gushyira imbere iki kibazo ku rwego rwo hejuru. Ikibazo benshi bari barakomeje kugenda birengagiza cyangwa se bakagishyira ku ruhande, ariko iyi ntambara n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakeneye kwitabwaho mu buryo buhoraho kandi bukomeye. Si ukwitabwaho by'akanya gato bihita byibagirana. Ndavuga ko amasezerano n'amagambo perezida yavuze agomba gushyirwa mu bikorwa kandi agomba guhagarika intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu buryo bwa nyabwo, ku buryo igomba gusigara ari amateka, aho tubona amahoro cyangwa se tukabona umutekano muke, noneho tukahabona amahoro n'umutekano bihoraho. Ndahangayikishijwe cyane rwose n'ibibazo bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nakunze kugaragaza ko mpangayikishijwe nuko societe civile n'abaturage bo mu nzego z'ibanze bagizwe kuri ubu ngubu ibitambo by'iyi ntambara, ndetse nuko bakomeje kugira uruhare mu bibazo bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu ntibabe baragize uruhare mu biganiro biri kubera i Washington. Ibi rero ni ibintu bishobora gutuma inzira y'amahoro itagerwaho mu buryo burambye. Ibyabaye nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington nabyo ni iby'agaciro ko mbigarukaho. Ni mu minsi 5 gusa ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo. Ni mu nama yakiriwe na Perezida Trump M23 iri kumwe n'ingabo z'u Rwanda. Ni mu mirongo y'imbere y'intambara bafashe umujyi w'ingenzi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo havugwa ko 23 yavuye muri uwo mujyi cyangwa se ko yakuyemo igice cyayo cy'ingabo, niturabona
ibisobanuro byuzuye cyangwa se ibimenyetso byemeza ko basubiye muri kilometero 75 bagaruka muri Kamanyora nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagariye uwo mutwe mu kwezi kukuboza kubikora. Byongeye kandi ubu turimo kwakira amakuru y'ibitero byo kwihorera byibasira cyane abanyamurenge, umuryango w'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ngibi rwose ndifuza ko inteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyumva kandi ikabisobanukirwa. Turimo turakira ibirego byinshi kandi dukomeje kwakira amakuru y'uko abarwanyi kuri ubu ngubu bashinjwa kuba bashyigikiwe n'uruhande rwa leta barimo Wazalendo n'abandi bitwa za FDLR bitwaje intwaro ko batangiye gukorera amahano akomeye cyane abanyamurenge ndetse n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi. Ariko kandi nta kirimo kuvugwa. Ndashaka no kugaruka ku bugome mu mijyi ikomeye cyane ya Kivu. Ibi ngibi byiyongera ku gihe cyegereye umwuka wa M23 ukomeza kugenzura Goma na Bukavu, imijyi ikomeye cyane mu ntara za Kivu, aho abasivile bagiye bahura n'ubugome bukabije, kwicwa ku mugaragaro, yicwa ry'abantu ku giti cyabo ndetse n'ihohoterwa rikabije. Impande zombi zagize ibyo ziyemeza ariko nanone ntibabyubahirize. Nk'ubwo ngubwo u Rwanda rukomeje kugaragara mu bikorwa bivugwa ko rushyigikira M23 kandi ko rwaba rukomeje kohereza ingabo zarwo ku butaka bwa RDC. Imibare iheruka ijyana n'ibisubizo cyangwa se raporo za Loni igaragaza ko 5,000 kugera ku 7,000 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko boherejwe baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, hatabariwemo aboherejwe mu gitero cyagabwe mu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba binyuranyije n'amasezerano yose twagiye dushyiraho umukono cyangwa se n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ntabwo rwose dushobora kwirengagiza ikibazo cya FDLR ndetse n'inshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku rundi ruhande ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zikomeje gukorana na FDLR, umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda 94. Ni mu buryo bunyuranyije n'amasezerano, nubwo Marco Rubio ndetse na ambasaderi Mike Waltz bari basezeranyije mu kwezi gushize ko bazakoresha ibikoresho byose bihari kugira ngo u Rwanda rubazwe inshingano, kandi wenda bakanemeza ko ibyo rusezeranya perezida ko bagomba rwose gukora uko bashoboye u Rwanda rukabyubahiriza. Ndavuga Perezida Trump. Ariko nta bihano bishya cyangwa se izindi ngamba zo kubazwa inshingano zigeze zitangwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ku bwanjye rero birasobanutse neza, u Rwanda rugomba guhagarika gushyigikira M23 no guhagarika kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abaturage ba Kongo batangire inzira igana ku mahoro, atari inzira ikomeza kugana ku ntambara. Ariko nanone ni iby'agaciro ko tugaruka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushyigikira umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagakwiriye naho gukoresha ibikoresho bikomeye bigamije gutuma iki gihugu gihagarika mu buryo bwa burundu gukorana n'aba bajenosideri. Hari icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Amerika. Ndahamagarira ubutegetsi bwa Trump gushyira mu bikorwa ibyo basezeranije impande zombi, maze bakabaza inshingano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bose babangamira amahoro. Kandi negereje kumva rwose Madame Truman uko minisitiri azafata izi ngamba. Nanone kandi ndahamagarira ubutegetsi kwinjiza societe civile mu biganiro by'amahoro kugira ngo bigire inkunga ya nyayo y'abaturage bo mu nzego z'ibanze, cyane cyane ku masezerano y'ubucuruzi arimo kugirwaho cyangwa se arimo kuganirwaho cyangwa se arimo kugerwaho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ishoramari rikaba mu nyungu z'abanyekongo atari mu masosiyete yo hanze n'abantu bake wenda bakize gusa. Ndongera kandi gusaba Perezida Trump gushyiraho abayobozi bakuru bashinzwe politiki ya Afurika kandi bagakomeza gukurura bashyira ibihugu byombi, ndavuga abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida ntarimo gushyiraho umunyamabanga wungirije ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ubu rero turi ku buyobozi bwa gatatu bw'agateganyo muri ibyo biro, kandi rero si gusa wenda ko atashyizeho ubuyobozi bukuru bwa Afurika muri NSC, ahubwo yanahuje ishami rya Afurika n'irya Middle East.
nzi ko rero umujyanama mukuru Mossad Borus ari we uyoboye iyi dosiye yo mu burasirazuba bwo hagati ndetse na Afurika, ariko niyemejwe n'inteko ishinga amategeko ndetse n'abasenateri, kandi byongeye anashinzwe no gukurikirana ibibazo bya Sudani, Libya na Yemen. Ibi rero bituma ngira impungenge ko adashobora guha igihe gihagije abaturage ba Kongo, kandi bakeneye igihe gihagije ku kigero cyo hejuru. Hanyuma ndasaba ubutegetsi gusubira inyuma ni kubijyanye n'ihungabana rikomeye cyane ry'inyungu ndetse n'inkunga z'abanyamahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntangiriro z'uyu mwaka umunyamabanga Rubio yabajije ko hari amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'inkunga yagenewe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu byo yise isuzuma ridasobanutse ry'inkunga z'amahanga za Perezida Trump, ndetse no gusenya mu buryo butaziguye ikigo cya USAID cyatangaga inkunga mu bice bitandukanye harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva inkunga za USAID zagabanywa, abantu barenga 8,200 bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite virusi itera sida batakaje mu buryo bwo kubona imiti ibarinda gupfa. Umwaka ushize impfu zatewe na kolera zariyongereye ku kigero cya 62%, kandi ni mu gihe ihohoterwa rishingiye ku gitsina rijyanye n'intambara ryiyongereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igabanywa ry'inkunga z'amahanga ryagabanyije serivisi zagenerwaga abarokotse iryo hohoterwa, harimo n'ibikoresho byihutirwa bifasha abahuye n'ihohoterwa ryo gufatwa ku ngufu cyangwa se post-rape kits. Ni mu kwezi k'Ugushyingo gushize World Food Program yategetswe kugabanywa ku kigero cyo hejuru ndetse no kugabanya umubare w'abantu bafashwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bava ku bantu 1,000,000 bagera kuri 600. Ibyo rero bijyana n'igabanywa ntabwo byagize ishingiro ry'igihe gito gusa, ahubwo byajyanye no gukomeza gutuma dutakaza abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nibifite ishingiro ry'uyu munsi. Ni mu gihe Perezida avuga ko ashaka gukemura ikibazo ndetse no kugarura amahoro no kurokora ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku rundi ruhande rwanjye ndifuza kwemera ko gahunda ya Perezida yo gushakira amahoro, ibyo rwose avuga ko bifite ishingiro kandi ko bizageza ku mahoro ya nyayo, ariko nanone biragoye kubyemera. Ni mu gihe yarangije gusenya ibikoresho byose bya diplomasi by'igihugu cyacu, akananirwa gushyiraho abayobozi bakuru n'ibikoresho bikenewe kugira ngo amahoro azaboneke mu buryo burambye. Hagati aho abaturage ba Kongo ntibarabona amahoro, ahubwo ni mu mwaka ushize babonye gusa ukwiyongera kw'intambara n'umutekano muke, kandi nk'uko bigaragara nta gihe bafite cyo gukomeza gutakaza ubuzima bwabo. Dukeneye ibikorwa byihuse byo kubaza M23 n'u Rwanda inshingano ni kubijyanye no kwigarurira ibice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku gitero giheruka cyabereye mu mujyi wa Uvira. Dukeneye ibikorwa byihuse byo gusubiza inzira y'amahoro ku murongo, kandi dukeneye ko ubuyobozi bushobora kuba bwashora imari mu nzego zabwo n'ibikoresho byabo kugira ngo iyi nzira izatange umusaruro cyangwa se igerweho. Abaturage ba Kongo bamaze igihe kinini bakomeje guhura n'urugomo, ubusahuzi ndetse n'amasezerano y'amahoro atajya ashyirwa mu bikorwa. N'ubugome bwakomeje kujyana n'intambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganyemo na M23. N'ubugome bukabije bujyana no kwica abantu mu minsi itandukanye, ariko kandi tukanagaruka ku bitero byabaye mu minsi mikuru. Igihe kirageze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zifatanye n'umuryango mpuzamahanga bongere kwiyemeza ko iyi nzira y'amahoro igomba kugerwaho, kandi bagaragaza ko bafite ubushake bwo kubaza inshingano abakomeje kubangamira amahoro. Bityo rero niteze kumva noneho icyo Madamu Sarah Truman aza kugarukaho ku bijyanye na gahunda ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse nuko izashyira mu bikorwa ibi byose kugira ngo igere ku ntego ya Perezida Donald Trump yo kubona amahoro ya nyayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane rwose bwana Perezida Chris Smith, mboneyeho n'umwanya wanjye rwose wo gutangaza ibi ngibi, kandi nahangaha umwanya wanjye urangiriye.
Hanyuma rero mu gice cya kabiri nibwo turaza kumva uyu madamu Sarah Truman agaragaza gahunda ya Perezida Donald Trump ndetse n'ibi byose byari bivuzwe abihuza n'iyo gahunda ya Perezida Donald Trump mu kugarura amahoro bise ayanyayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ikiganiro kirekire ndetse uyu perezida wari uyoboye iyi nteko nshingamategeko nawe yakomeje kugenda abaza ibibazo cyangwa se atanga amagambo kuri benshi bitabiriye iyi nama barimo abadepite benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo bagakomeza kugenda bavuga kuri iki kibazo. Ni ibice biri turaza kugenda tubagezaho mu nkuru zacu zitaha ni mu gihe mwabidusaba 5 kandi ni inama ishobora kumara iminsi myinshi. Biteganyijwe ko n'abahagarariye u Rwanda bazavuga muri iyo nama cyo kimwe n'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 28 Ugushyingo 2025 Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yoherereje FDLR n'imitwe bikorana toni 3 z'amasasu n'izindi 3 z'ibiribwa. Inohererezwa rero andi masasu ku itariki ya 14 Mutarama 2026 kugira ngo bibyifashishe mu kurwanya AFC M23. Ibi rero ni ibishimangira ko urugendo rwo gusenya uyu mutwe w'iterabwoba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikiri urugendo rurerure.